Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. N'ubundi twagarutse muri cya kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana yego kinyura kuri Rera TV1 buri munsi. Rero ndabasuhuje yego abo muherere hirya no hino mu bwoko bw'Imana yego Imana igumye ibe mu ruhande rwanyu kandi mugumye muganze imbaraga z'Imana zikorera muri mwe zikore ibidasanzwe aho muherereye hose. Yego ndabashimira cyane yego ndashimira ubwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino ku isi. Ndashimira cyane mwajye mutanga ibitekerezo inyunganizi ndetse hari n'abagiye mubinyuza muri komenti yego ndetse hari n'abagiye kwibonanira nyirizina. Ndashimira yego n'ubundi ndashimira ubwoko bw'Imana Angelique, ndashimira ubwoko bw'Imana yego Samuel, ndongera ndashimira ubwoko bw'Imana Leo yego nkunda Imana Leo, ndashimira n'abandi bari hirya no hino harimo ndashimira ubwoko bw'Imana bari hirya no hino Adelphine, ndashimira Denise yego mwese ndabashimiye ubwoko bw'Imana ndetse n'abandi. Ni uko uyu mwanya bari muto tugenda tubashimira uko mugenda n'ubundi mutambutse ivugabutumwa hirya no hino ku isi, mugenda mushaka muharanira mufite ishyaka ryo kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, dore ko n'intego y'ubwoko bw'Imana ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. N'ubundi ubwoko bw'Imana nagira ngo twitegure kwandika kuko n'ubundi turasanga ibyo twiga kuri uyu murongo wa Irera TV1 ari byo by'agaciro kuri twe ndetse na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Rero byatwerera kuba twazabisubiramo cyangwa turimo kubyigisha n'abandi, dore ko Bibiliya itwereka ko nk'ubwoko bw'Imana kandi natwe tubyiyumvamo yuko ari nk'itegeko kuba twamenyesha abandi ubutumwa bwiza tukabigisha cyangwa nawe ukabigisha yego. Rero niyo mpamvu na Bibiliya bivugaho hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikori n'ibice 5:18 ababwira ati ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi yego. Rero urumva ko umurimo wo kuyunga n'abandi yego ari uw'igiciro kuri twe nyirizina yego. Urasanga rero nyirizina nk'ubwoko bw'Imana hirya no hino ntabwo duhema gukora iby'ubwami bw'Imana gushaka ko twakora. Tujye kurebera hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 yego. Muri aya mateka yaranze iyi tariki turasangamo urujijo ku bantu benshi ku munsi bitirira ko ari wo Yesu Kristo yavutseho, Noheli ku babyemera. Turongera kandi tubone muri aya mateka yaranze iyi tariki amateka aratwereka uburyo hatarabaho kwizihiza Noheli ku bayemera yego. Ubusanzwe iyi tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 wari umunsi w'abapagani. Muri iki kiganiro kandi tumenye amateka mwiyobokamana turaza kurebera hamwe igisubizo cy'iki kibazo kigira kiti mbese umunsi Yesu Kristo yavutseho urazwi yego. Nk'ubwoko bw'Imana turaza kurebera hamwe mu buryo burambuye izo ncamake. Nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu yego, kuko Yesu Kristo mu gihe ataraza ku isi ubwoko bw'Imana bagenzi bacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana yego. Ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru, dore ko Bibiliya nayo ibishimangira ibivugaho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3:1 kugera ku wa 2 ababwira ati nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ariko uraza usange n'ubundi hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana ariko bo bahoza imitima yabo n'ubundi harabatamaza nk'uko Pawulo yabyandikiye Timoteyo mu rwandiko rwe igice cya 1:16 aramubwira ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora
bene abo nabo kwanga urunuka n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Nyirizina nk'ubwoko bw'Imana tutararebera hamwe ku buryo burambuye aya mateka, ubwoko bw'Imana turaza turebe nyirizina abantu babayeho mu gihe cy'amateka bakoraga ibyo Imana ishaka. Turaje turebe aya mateka kugira ngo tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo bitewe n'icyo Bibiliya iraza kubyemezaho, dore ko ari Bibiliya ariho dusanga imvugo y'Imana yacu nyirizina. Yego, tugiye kureba rero ku buryo burambuye amateka yaranze iyi tariki ya 22 z'ukwezi kwa 12. Mu binyejana byinshi abakristo bizihiza Noheli ku ya 25 Ukuboza, nyamara ntituzi niba iyo ariyo tariki nyirizina Yesu Kristo yavutseho. Bibiliya ntisobanura iyo tariki cyangwa ntabwo igaragaramo. Yego, Bibiliya ntisobanura iyo tariki. Intiti zatanze ibitekerezo byinshi ku nkomoko yo ku ya 25 Ukuboza. Yego, bamwe bavuga ko abakristo ba mbere bizeraga ko Yesu Kristo yavutse uwo munsi nyine kuri 25 z'ukwezi kwa 12. Abandi bavuga ko abakristo bahisemo uwo munsi wo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 kugira ngo bahangane n'umunsi mukuru w'abapagani, nyine nawo wabaga ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Ariko nta muntu n'umwe uzi neza itariki nyayo Yesu Kristo yavutseho. Aya mateka twayatangarijwe n'urubuga rwitwa willis.edu. Yego, ubwoko bw'Imana tugiye kureba nyirizina Bibiliya icyo ivuga kuri aya mateka. Tugiye kurebera hamwe igihe Yesu Kristo yavukiye ndetse n'ahantu yavukiye, turahita tubibona icyo Bibiliya ibivugaho nyirizina. Ariko turebye kuri aya mateka nyirizina, mbere y'uko abantu batangira kwizihiza Noheli, kwizihiza uwo munsi wa Noheli, mbere yaho abapagani bafite iminsi mikuru bizihizaga kuri uwo munsi. N'ubundi hari ibyo bizihizagaho kuri iyo tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. None hano bamwe rero berekana yuko aya mateka agaragaza yuko bahanganaga, abakristo nabo bashyizeho iyo tariki kugira ngo bahangane n'abo bapagani ku iyo tariki yabo. Yego, rero amateka ni iki ngiki cyatugaragarije, ariko nk'ubwoko bw'Imana tugiye kureba nyirizina ubundi kuri cya kibazo twabonye mbese ubundi nyirizina itariki cyangwa umunsi wo kuvuka kwa Yesu Kristo birazwi. Tugiye kureba Bibiliya icyo ibivugaho, ariko uyu munsi nyirizina ntabwo Bibiliya iwerekana cyangwa ntabirimo. Yego, rero tugiye kureba Bibiliya icyo ivuga ku kuvuka kwa Yesu Kristo. Yego, icyo Bibiliya ivuga ku kuvuka kwa Yesu Kristo turareba turagiye kureba mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 2 ku murongo wa 1 kugera kwa 7. Turebe icyo Bibiliya ivuga ku kuvuka kwa Yesu Kristo. Nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kayisari, yego, Augusto, yego, ngo abo mu bihugu bye bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kuruniyo ategeka Isiriya. Bose bajya kwiyandikisha, umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo. Yozefu nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa i Betelehemu, kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we.
ajya kwiyandikishanya na Mariya uwo yasabye wari utwite. Icyo gihe Mariya yari atwite. Bakiri iyo igihe cye cyo kubyara kirasohora, abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Hano hatweretse buryo ki Yesu Kristo yavutsemo uko byagenze. Habayeho no gusubiza ibyo twabonye mu ncamake, aho yavukiye nyirizina n'igihe yavutse ni iki ngiki nyirizina hano bavuze, ariko ntabwo kwemeza nyirizina ngo iyi tariki n'iyi n'iyi ntabwo biboneka mu byanditswe muri Bibiliya. Rero yaje gushimangira yuko ku itariki 25 ariko Yesu Kristo yavutseho uba uri mu kinyoma, ntabwo uri mu murongo w'ukuri. Rero ndabashimiye ubwoko bw'Imana mwabanye natwe muri aya mateka, dore ko ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse kumenyekanisha ukuri kw'inzira ijya mu bwami bw'Imana. Yego, ishyaka tugira ni iryo kwiga ijambo kugira ngo tumenye icyo rivuga, aba ari cyo twubahiriza nk'ubwoko bw'Imana. Rero ndabashimiye cyane ko mwabanye natwe, yego, kandi mukomeze muduha inyunganizi, ibitekerezo n'ikibazo wabaza wanyura muri komenti nta kibazo. Yego, kandi niyo wahamagara iyo nimero iboneka kuri icyo kiganiro n'ubundi. Yego, ndabashimiye ko mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Rero amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigure muri mwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane, ndabashimiye.